BJ Ishuri Limited, ishuri ryabigize umwuga. Hello guys, uyu munsi rero twagarutse tugiye kubigisha ingamba zirenga 5 zagufasha kwiba neza kandi ugatera imbere mu bintu byawe wibye. Duheruka tubigisha uburyo watireta abakobwa ntibakubenge. Uyu munsi twatangira ni ngewe rero BJ musanzwe mubana muri ibyo bintu ngibyo hamwe n'abahungu bacu kandi mukunda cyane, hamwe n'uyu nguyu nawe nabibwire n'uyabibwire. Dukomeze izo ngamba tuzikurikirana fresh. Yamanje ndi Calvin. Ya kabisa nanjye nitwa Ntibisanzwe Rutamu. Ya ndi kumwe na Nibisanzwe Rutamu. Uyu munsi tugiye kubabwira ingamba 5 cyangwa ikintu wakora ukiba neza kandi bikagenda neza. Noneho rero turahera ku kintu Bisanzwe Rutamu. Mbo ingamba ya mbere, uyu ugiye kwiba kiraza kugira icyo wasiga inyuma akariko kose uragatwara. Calvin tubwire ingamba wowe wafata ugiye kwiba ni yihe? The first ugiye kwiba uramanza ugasenga ku buryo batagufata. Nanjye ikintu nzi cyo iyo ugiye kwiba wirinda ikintu bita ubwoba kandi ukaba witeguye kugwana n'umwe wese urakwataka kuko yabashaka kwambura ibintu byawe bizaguteza imbere. Icya kane rero, igihe ugiye kwiba uzugenda ufite umutima mubi kuko bagufasha baguca nk'umutwe nawe kugira ukuntu nawe kubyo umutanze wawumuca. Mbere yo kujya kwiba uzumanza wanywa inzoga, wanywa itabi kugira ngo utagira ubwoba mu byo ugiye gukora. Sinagenda uriye kuko ushaka kwaje byanyu mugiye guheruka. Oya nanone mbere yo kujya kwiba uzumanza wasezera wo mu rugo kuko ushobora kutagaruka. Kandi ukazirikana ko mu gihe wibye bikaguhira ushobora gutangira business kandi ugakira muri ibyo bintu wibye. Akandi kantu kwagufasha rero ugiye kwiba, kirazira kwiteza imbere kuko umushinga wawe kuba wasenyuka. Uzujya umwe byo kuzigama ubishire ku ruhande kugira ngo business yawe igende ikura. Akarusho nanone mu kubantu biba ibyo wibye byose uzubigurisha utana amafaranga. Iyo wibye ibintu byinshi kandi bikaguhira, Imana ikakugenda imbere kandi wanasenze, ibyo bintu nta kintu bitagufasha, wakira cyane ukabana babirigete. Ikindi kandi ugiye uyishaka kugira ngo business yawe ikure cyane, hera ko kantu gato nko ku rukwavu wikuze inka ugiye uba wakwiba n'indege. Nanone ku bantu bashaka kwiba tubyigisha neza hano ngaha. Twigisha kwiba amazu y'ubwoko bwose. Kwiba rero nkanjye ubwanjye hano bisanzwe nabihuguruwe muri Aziya, nyiraza Europe. Nagenda mfite imidari yishimwe nk'umuntu watoza abajura kwiba bakarenga ku rwego rwa Afurika akajya no hanze y'igihugu. Akarusho ku bantu twigishije kwiba, iyo ugiye kwiba ntabwo bagufata. Kandi ikintu wibye twigisha n'ubunararibonye ku buryo icyo wibye uvuga ngo nta nkokiruka ukakiba paka iyo wakibye uba wakibye. Icyitonderwa, ibyo wibye bwa mbere urabituzanira nk'igihembo. Nanone suko bituzanira gusa, ahubwo ibyo wibye nawe bikugirira akamaro. Bigirira akamaro umuryango wawe n'inshuti, abavandimwe. Kandi buri muntu wese akugira inshuti kubera ufite ubunararibonye kumuzana icyo akeneye ako kanya. Uzi kwiba ntibagufate. Ntabwo kudakiza rero, ibushize umwete ubikunze ibikorane morale n'umurava bizajya bikugeza. Umuntu twigishije kwiba tumuhana certificate ibimwemerera ko ibyo bintu abizi neza. Wari wiba ukiba imodoka, wari wagenda mu umunyenga w'umujurano. Promosi hari rero, abantu bashaka kwiba tuzakira mbere, tuzabaha viza z'ubuntu igihe bashaka kujya kwiba hanze. Si ibyo gusa kuko dufite abafatanyabikorwa badufasha kunoza umushinga wacu neza bakorera ku isi hose. Dufite umwihariko rutasanga ahandi, dufite insengero mu gihugu ndetse no hanze. Uyu maze kwiba turagusengera icyaha kikakuva ugasigara wera ngo de. Si ibyo gusa kuko dufite za ambasade zigiye zitandukanye mu bihugu birenga 100. Ntabwo wajya mu gihugu ngo ubura ambasade yacu kuko dufite aho dukorera henshi n'abafatanyabikorwa benshi cyane. Okay, n'abantu bafite impungenge mu bintu biba kuba wabafata, dufite abavoka bakuburana bakagukura icyaha bakakugira umwere nkaho utigeze uniba, nkaho utazi ibintu byo gukora na rimwe. Nuko uvanga wakoranye natwe rero uriba ukiba umeze neza utuje ukiteza imbere nta mpungenge. Abavoka barahari, abapasiteri abakiduhora tumeze bo. Kurikira BJ Ishuri Limited umenye kwiba nk'uwabigize intego. Twese uko turaha tuzababera barore modo. Twese uko turaha tuzababera barore modo. BJ Ishuri Limited turi role modo wanyu. BJ Ishuri Limited twese uko turaha tuzababera barore modo.